no kubona ibyishimo byakwezera sinakubwiye ngo ndakwemera nabe kubwiye ko nkwemera ugenda kubeshya akera zarona bya bindi byo mu by'amaji noneho ndabivuga nshonje se bivuga nshonje ngushonje sinabikubwiye ko ukibonana nanjye umaze imizo ufite iraka narengiye guhita nza nirukanka ariko buretse ngato nkwereke sha tuzaza ugira ngo njese kubizi mu minsi ishize kuno nari imeze ubu surabona meze shawe warahembutse narahembutse nyine se memutse kubera iki nanjye se simana igize gukigati nkubita ibintu bimeze nk'amazahabu tabigira ataho gakira genze guteze nicaye ku ndege ndarambirwa njye nagiye kugira gutya cyakona agatelefone karasonye kagira inkuru sozi cyagikire cya kindi wavugaga cyaje muri ya vewiti cyagiye tumanuka cyagiye hariya tumanutse igihe twari turi kuri ya shansi ya hahandi hepfo ngo nk'uwagiye amahirwe akagwa nko kuri cya gishansi vuga uti kagira inkuru ubundi nanjye ubundi wumva ameze nk'umuntu uri mu mavuta batangiye gusiza se nibura gusiza njye gufatana nko gucukura amakoro gusiza se nk'ibintu urimo n'ibiki we vuga uti inzara irashize ubwo muye n'iji yanjye ari maze iminsi nifite ibibazo wasanga Imana inyibutse njye narakubwiye ngo Karen nunyigiraho neza tugakomeza tukibera inshuti zareba ko natwe ejo tutazagafata sha naya ubwo wasanga uje ngo nayanjye tujye muri bwa buyoga ubuyoga se njye se nzongera kunywa imbutabuta cyangwa birirwa birukanka bamenagura ntabyo nzongera kunywa aka kanya we kanze ariko none aho ubwo sanga hera nyirangiza ibintu ngiye kukubwira mu masaha ari imbere ahubwo ubuheruka kunywa inzoga igifu cyawe nticyagiyemo twatunuza tugira ndayafatanye n'umugongo ibishyimbo umugore aherutse guteka byahoze amahirwe yanseke nawe niyo yaguseke wagira neza uku gutya uko ariko nurandangiriza watanga amafaranga vanse ayaguhaye se ndi kukubwira ngo ese ubundi mubaze ko hari igihe njya mbona gutya nk'uko ubu wabona ibikoresho wabitanze ubu uragira gutya waba ubuzeho akazi iminsi ngahe ibitengo warabiteje ugasanga ntibanabikugaruriye igitebo cyawe kirahari igitebo kirahari nyiramugore nakodesheje bampaye kurarira yego cyane ariko igitebo kirahari njye nahise ngura gishyashya nibone utajya ngo cyangwa ni kakandi gashaje none se batangiye kubaka bamenye ibikoresho ubu ngubu nanjye ubu ndi boss wawe nushaka mfate neza niga Peter se njyewe ubu ngubu ubu nushaka mfate neza ubu nta n'igikoma kiri hano nta n'igikoma watetse kugira ngo cyoza arebe ibishyimbo nabyo byarakaze bishyimbo kugira ngo mwifitiye ibibazo nawe dore mniriwe cyane kukubwira ngo ubusayize turi kuvugana njyewe aka kamwanya aka turi kumwa chef de fondaye ngenda kubwira ngo boss twabonanye urumva nari nicaye nanjye aho ngaho arazanyuraho aravuga ati se bite musore hati ubu ntabwo uramenye inkuru ko ubu ngubu akazi gahari ko ntabwo chef yaguhamagaye ati reka ubwo boss nanjye byarancanze ati nkubita amaso nanjye bitewe n'inzara nari mfite urumva yahise avuga uti akira nkugurire genda ujye kunywa icyayi rye na karindazi urumva mbaza ngo icyayi yaguriye suzi ko tujya gutyo ukajya kubona ukabona umuntu arimo guhekenya igisheke kugira ngo arebe ko ishatse yakuze yagize gutya kingura ngo ni icyayi nyine nyumva banza ase kukira gushaka kunyihutisha ngo umva icyayi ngo buriya ngo yaramaye uri gutinda dore yahise agira atyo ati rero genda ugiye gufata ka cyayi mu gitondo ushake nk'abandi nk'umunani simbure abo ngabo buretse ariko ikitonde nakubeshye akinabimbwira aka kanya kibimbwira ubwo ntabwo turagera ku cyayi buretse utaza kugera ese ko mbona nkwereka amafaranga ukashaka kubizana itonde ngenda cyakurangiriza iki ni icyayi shaka gira ngo itonde kamba ndamushashe gushugumbwa ku mafaranga ndacyakurangiriza aya yose nzanayaguhereza aya yose nayaguhaye kugira ngo nanjye nanayakwima hano nari mfite makangahe sigaranye kira natajya ngo ndikuvugira no kubusa
sha genda uri karenzi kumva Imana iragukunda. igitebo cyawe kirahari igitiyo kirahari sheri sha shiri sheri ntago acyumva kubera aha Imana iratwibutse. aha sibyo muramubwira umwana w'umufundi arabwirirwa ariko ntiyaburara. dore iyo nshuti nakubwiraga nakubwiye ngo umwana w'umufundi arabwirirwa ntawe yarashyiraho amazi. uyu munsi ndazana inyama wagiraga njye kandi ndagufite imvugo ariko yewe gaye ese amafaranga se shyiraho amazi ugura ubugari ubu yewe musore kare genda ugura ifu bakugaruze nta mafaranga bangaruze bakugaruze se ahubwo naba nayemeye bangaruze aho uratekereza nagutekereza ubu bufaranga bangaruze kare nanze kujya kuyaba umusururu ngo njye gukora akazi mfite imbaraga. we kare ahubwo se ngayo ngina nayafata mu ntoki zanjye ngenda njye nibyo nakibwiraga rata nabikibwiraga kikagera ndi kubeshya cyakira ngugurira agafata ese kandi nawe ntuzasuzuguye mu rugo rwanjye kare ariko urabizi turi inshuti sinagusuzugura ni ukugira ngo nkugoboke atakumerera nabi ugoboke nde wowe wambubo ugoboke ntazayagusubiza ariko ntazayagusubiza cyenze n'ikirange ntazayagusubiza ceceka mbaze kano kabwebwewe n'inshuti yawe ariko wowe ugire nyine urabona ukuntu gahunda byari bimeze gahunda cyakoze iyo uri imbwa ugendana n'imbwa ariko bose wacu si wamubonye cyagiye mukwerekana bose wacu si wamubonye agatangayo uzi ko agiye no kuzama ya modoka agiye no kuzama ya modoka mwana tugatembera cya kimodoka kinini aka kwibaraguza ngaho nawe akagabo ngenda uzanire igitiyo cyanjye njye gushaka amafaranga gusa uyu munsi ujye wayashaka se urayabona wowe aha Imana yatwibutse haje yayubuye noneho karenzi aho natuzuguriye. genda uzanire igikoresho cyanjye nkwereke kikuzanira kozi ndabizi nta mafaranga uri buzane ariko kubwiriye akutumutse basi nijwe ntafite na stress za wakare aha ubu sinacyo mfite y'umusururu munsi akazi karagenda neza. oyas aze tuzanire igikoresho urakibona ni gishyashya umaze igihe rwose rwagera yakimbikiye neza icyo kare tugiye kuba inshuti bya none hamagara hari igihe umva nkubwire hari igihe kijya kigira nkumva naguhingisha n'ibi bintu byawe ukoresha uri umwana mwiza wowe hari igihe njya numva nta kigukubita rwose mabuja wacu uri umwana mwiza ku buryo rwose buhagije umwana mwiza sinzi hehe twarakuranye njye nawe uzi ko ndi umwana mwiza wowe uri umwana mwiza ariko aha rwose ubu ngubu ntabwo amasaha yarangiye amasaha ntiyarangiye ubu ntitwagenda amasaha aracyari mabisi weho humurame ntabwo uce mugenzi rwose nkumvira hafi kare reka nkubwire rero sigara utetse ushobora kuza se wabaye witonze nk'ubwo uri kwirukanswa n'ikiyobewe wasize iki ku buryo nsigara neza biba witonze ariko ndaje ndayohereza shyireho amazi ndaje shyireho amazi ndazana ubugari n'inyama yewe gaye ndagukunda ugende wihemba barawifata winsigira umwaku wifataho rwose yego mana yanjye se twigendere tankubita icyo gitiyo da ndabona agahinda guteye wagira ngo nta kintu twigendere nasanga bashyizeho n'abandi ibi ngibi ndabimenyereye twigendere ndabimenyereye uretse ni tugende da tugende oya ngwino tugende mwana ubundi se mwanyiyereye n'amazi nk'inywerera genda ujye kuyanywa iwanyu mana yanjye ariko kare rero mbangika uragira ngo ntumbaniye muvandimwe nkuye mu menyo ya rubamba nari ndimo nsinzirira hariya byari byagucanze ukuntu naje nubwo nari ngufite inkuru nziza ko byari byagucanze maniga yanjye cyihorere
urambaniye ese uriya mugore ni uwawe? uriya mugore ni uwanjye, reka njyewe karenzi nahoze nkomeye nubone duhurira ku ndege dutegatega, ariko reka nkubwire inkuru mbwiye. Hoya ntabwo ari ukukubeshya, urumva hariya tugiye gukora amafaranga tubone n'aho tuyashyira, ahubwo ikintu ugiye kumfasha aka ka mwanya ugiye gusimbuka, urumva kuko nanjye ubu ngiye guhita ngera njye kuzana igitiyo cyanjye, urabizi hariya mba nagishize, nakubwiye ko naguze gishyashya gishyashya rwose, ubu ngubu cy'umwakaka ngiye gusimbuka, nawe ugiye kugenda uvuga uti ni mbangika rwose, icyo uvuga mbangika urahita ujyana hano, nta nubwo wirirwa wirushya, ukwita bagujyana hariya apfa kuba ari njye ubivuze. Ati mbangika niwe unyohereje, wowe uvuga ko kantu gusa sinjye ubikwibwiriye se? Ese nanjye baramavanze vanze uyu munsi ahubwo uza utangure n'akantu kakabyera ugira ngo ibintu byo kuba biriya bintu reka ntabwo twongera kunywa ibintu by'imbuto. njyewe ninde uri kubwira unywa ibiki? ndavuze ngo weho reka nkwereke, se usa akanyama harya wavugaga uri kumubwira ngo ujya kugura akanyama umuheze twa 500, uyu munsi ucyonze cy'amafaranga yanakwica, ariko yakwica ariko dore we kora umuti ahubwo, kora umuti ibyo birangira, ahubwo wowe genda nanjye ndaje musange hariya, sibyo? Uvuge mbangika gusa biraba bibaye byo kukubaza, sara kubaza ikiko nanjye ndaba ndi kukugeraho, nawe ugira ikibazo kindi wowe pfa kuba erega kumenyana nanjye wakinene bavugisha uba waragize Shariko umuntu w'Imana cyane, gusa ubu nanjye urabona agakanu katatangiye kuza, ahubwo wowe umunsi umwe sitaranatanga nyaruka mwana shanyaruka ko twabunimwe, ese genda wowe menya ko ibintu byaciyemo, genda rwose nugira icyazo byaciyemo, ubu ngubu amafaranga turaza, urangwa kanusu wowe kubongura kanusu ikiro, vuga ukiro uyu munsi nuko ujya ry'inyama gasigaza. Umunsi nditwa Paturo cyagenda reka nanjye nyaruke. Salama mabuja, kagiye utagira ngo kagiye. Amakuruza kandi kagiye wowe ugarutse gukora iki? Wowe ugarutse gukora iki? nyine urabona erega urabona nyine hari ukuntu uba ufite nk'umuntu nyine ewana ukavuga ati rwose ntacyo, ariko reka nkubwire nyine urabona garukizaho ceceka, gusa uje kuvuga iki hano? Kwari mwamuhennye mugenda mwari mugarutse gukora iki? Wowe ugarutse gukora iki kwanza? ariko buriya ndi umuntu ukomeye cyane. Ukomeye imbere yande wowe? Ukomeye imbere yande cyangwa ugira ndi babandi bapfa kuvuga nta bintu by'ibikorwa, mba mfite ibikorwa tagira ngo nuko mba naje uriya n'inshuti yanjye rega. Kuba inshuti yawe se bikuza kwambara nabi, bikuza kwambara ibibodaboda by'ingegera, ibi ni by'ingegera, ni iby'abashumba nabo b'ingurube, kuko ngiye kuvuga inka naba ngiye kuzituka. Vuga ikikuzanye ugende we aho ngaho. Yewe we sha kuri mwiza mawe. Harya witwa ndi? Yewe banyita mbangiriki. Mbangiriki koko? Akazina gasobanutse ka VIP. Yewe vuga icyo uje kurogota ugende. Uje gukora iki hano? Uje gukora iki hano? Buriya rega njye ndi umuntu ukomeye cyane, ahubwo nari ngiye kugira ngo nkugorere agafanta. Ariko ukomeye imbere yandi, kari ibyo ndi kukubaza. Jewe se buriya utagira ngo njye ndi nk'ariya emva bose, ariko buriya njyewe ushatse ka 500 abantu bafite za bingahe wowe? Ewana n'amafaranga rwose mva. Nayiki nayiki ntago nkubeshye waguramo akaji
waguramo icyo ushaka akantu kari ko kose umva kagushimisha rwose njye nagaruka ukubeshya uri umwana mwiza ukoze imbere kuri nde ukoze kuri nde we mbo uri umwana mwiza sohoka ava hano sohoka genda nabonaga uri umwana mwiza warambyaye sohoka genda wa mbobo uri kureba iki kureba n'amafaranga bajya bavuga ngo iby'imbwa biribwa n'iki mbese sohoka genda sohoka genda ubwo nawe bose urasohoka ntagusohoka urasohoka ntagusohoka amafaranga se amaki amafaranga yanjye ibaze igihe amafaranga yangeze mu ntoki akongera kumva mu ntoki ntabwo bibaho ntabwo bibaho uri umwana mwiza ntabwo wabinkora duramo ndi umwana mwiza sohoka ndi umwana mwiza ntarakumerera nabi urayama ariko da urayama none se amafaranga kakambanya hari igihe mbobo nkawe ziba zifite n'amafaranga adafatika rwose nayi Rwanda winkoraho ariko winkoraho yego mana yanjye urasohoka ntusohoka none se amafaranga yanjye urashatse urasohoka ntusohoka yego mana yanjye sohoka